Fabras imihanda ya Kigali uyibona ikintu cyo mbona muri iyi mihanda mani ubuzima burakaze bya hatari kuko hano muri uyu mujyi kuhaba nta muvandimwe nta nshuti mbega nta muryango nyine turi abantu b'abahasara nyine ukuntu niyo mpamvu mvuga ngo ubuzima ni danje. Uribuka story yo mu mujyi uribuka story yo mu mujyi mu cyangwe man gendera nk'abapeti bimitse abantu ukuntu bashaka kwaka man nta biceri bafite man cyangwe bazi ngo ni ikintu none umva bazi wene ngo ni ibintu umuntu ngo akakanya ngo bise twe cyangwa twagere mu mujyi man twe twarazunguzaga twari amajido bari twirukaga 100 metre mu mujyi man wambaye ubusa ku cyangwe kabisa ari kuvuga ati ngewe nshaka kugira ngo ejo hajya azabeza man ntago umuntu avuka ngo ahite yuzura ngo byo wamugani we ukora man we ukora nibyo man Oliviston nyine urashe ahantu ngewe kanyibutsa nyine kuntu nka zamani ntago ari uko twari tumeze tujya gutangira twari tuvuye mu cyaro twese abantu barabizi bazi nge nawe ko turi impanga muri iyi game man twarihirinze twabaye wara mu mujyi tuzunguza imyenda ndabyibuka za 2016 gutyo ubwo twari turi guhasorenga hara tuzunguza imyenda mu by'ukuri twasaga nabi kuko nyine ureba byonyine kera ukuntu yarameze cyakoze Imana ikura kure nicyo kintu nzi ndabyibuka twarakubitwaga tugafungwa tukagaruka ugasanga rimwe na rimwe nyine kubera ko nta support tugahora mu bwo buzima ko nta muvandimwe uri bugufashe nta nshuti yewe nta wikwitayeho nyine mu buzima uretse ko wenda twagiye bidufasha tugakura yaba wowe nanjye tukaba uyu munsi haraho tugeze mu buzima ariko uzagiye discipline man ba discipline nicyo kintu kiyobora umuntu uzi kubaho nyine wowe udahemuka kubaho nyine wirinda man guhemuka nicyo kintu kirenze kubera ko umuntu wese akugirira icyizere sureba aka kanya reba abaniga bose mwakoranaga bamwe babaye ibisambo urumva abandi barasaze man barabafunze arimo umuniga twabanaga ukatiye 25 azira kurongora akana kabandi so sinzi n'impamvu usanga man nk'umuniga niyo mpamvu bakubwira ngo ntabwo wabura ikintu ushimira Imana ikurinda ibintu byinshi Imana y'ibinzira twaragiye duca ugaca muri urumva izo hose zose ziba zigusaba guca nyine mu nzira man zigoye njye nibuka ari gihe yigeze kujya njya Tabati man nkajya Tabati kuva Nyamirambo icyo gisoko ryari kiri Nyamirambo ataha i Kanombe kugatike man imibare ni myinshi none ukavuga atagatike ni nkashyiraho birahita birangira none ubwo ntago mba nkiriye none se Nyamirambo kugera i Kanombe reka nkubaze nakubitana n'umupeti gashaka gusa nande ku cyangwa njye man yakirinze reka nkubaze Olivier ubona nk'abajene b'iyi minsi nibyo ntago bavunika cyane ugereranyije nkatwe bakira wasangaga umuntu yatangiraga kuruha kiri umwana nkatwe twagiye tuvukira mu cyaro aho wakuraga bizi ko ugomba kujya ku ishuri uvuye kuvoma uvuye kwahira cyangwa se uvuye kujyana ifumbire mu murima ntago ariko abajene b'uyu munsi bari gukura none wowe wasangaga twebwe aho twiga ari nko kuva hano ugakora nk'urugendo rw'amasaha 2 wenda ugiye ku ishuri bavuga dutangira za primaire icyo gihe rero twe twaravunikaga cyane ibaze gukurira mu bwo buzima utangiye ubuzima gutyo ukiri ku ntebe y'ishuri usoje kwiga uraje nabwo ugiye kuzunguza gutyo baragufunze baragukubise ejo byagenze neza ejo wariye ejo ntiwariye ejo niko niba ufunguye gutyo nayo yari kukurengera nayo wari gukorera aho ngaho urayabuze usanze nyir'inzu nawe wenda yarashyize akagufuri ubuzima rero ntekereza ko ari bwo twebwe bwagiye budukomeza kuko ndabizi ko njye nawe tumaze imyaka myinshi tugendana turabizi twaraburaye twarashonje nta kintu kitatubayeho mu mujyi baca umugani nk'ikintu kitakwishe kiragukomeza buriya rero ntuzababazwa n'ukuntu biraba biciyemo hari ukuntu njya ntekereza mvuga ati iyo naza kuba umuzunguzayi mu mujyi sinari kumenya cyangwa ngo ni ibiki ko njye nakuze nikina football rega man ntabwo ibi nanjye ko nzabizamo ikinaga football mbona nazo ari haso man uko burangiye ari ikintu bari abantu batatu ngiye kuri ukuntu nakinaga football no mu rugo batabyumva man uko njye nabonye umutoza iremera hano kuri tapi gwete n'inzozi nani ifite z'umupira man yashwanye no mu rugo ishuri n'ikirumva kurivamo gushwana by'ababyeyi man uko nafashe yanjye ndayigurisha uri kumva ihene ndayigurisha kugira ngo mbone nyine umutoza nyine nakorana nawe uzi icyo gihe none kugira ngo
umwitozo nakoraga 3 umwitozo 3 mu cyumweru. Uzi ko wakoze ikiyede warangiza ejo ufite umwitozo, aho wakoraga ikiyede uyu munsi ejo bikanga. Ejo bikanga cyangwa byageze ejo ufite umwitozo saa sita, nyuma ya saa sita ahita mbeshya ngo ndarwaye nkaba mvuye. Buzi kujya ku kibuga akakubita no fizike za daje nta no gukora kuri baro. Ubuzura amanda wiremera Kanombe tabati nawe uririyemo ngiye ubundi. We noneho ugasanga mani umuntu arashaka nyine kuvuga ngo ibintu ngo byamugoye. Buri ibintu byakugoye mani buriya yaba ari inzira Imana ni inzira nyine barabicishijemo bigira ngo ukomerere mu nzira mu rugendo nyine uri kugenda ucamo kizaba biri imbere Imana. Ese uninde wari uzi ko aka kanya wabusabwa. Rero imvune zacu nizo zaje kuvamo ubuhanzi niko navuga, kuko byaduteye gutekereza cyane, tugeraho dutekereza no ku buhanzi, aho uyu munsi turi abahanzi. Niba uri umumodo mwiza wambika n'abantu muri uyu mujyi uri umuhanzi, kandi nzi neza ko uzi kuririmba, ukina filime, n'abantu batazi ko izo mpano tuba tuzifite ariko turazifite. Ega umuntu aba ari mugari agenda kurira mu buzima bamo, kuko iyo ubuzima bucanze aka kanya, iyo uri umuntu muzima utekereza ikindi kintu cyaguhindura ubuzima bw'ejo. Icyo utari wamupetishwa n'ibiyobyabwenge cyangwa utari wa muntu nyine uvuga ngo ntabwo ndi tayari mu mutwe, n'ubundi ubwawe uhora utekereza ikintu kikuba yose, wagusanga arandi wadagusohoye mu nzu uyu munsi, ejo uzatekereza ikintu kizatuma atazagusohora. Niko ubundi umupeti wo guturuka mu ntara mano, umupeti aba ari mubi cyane kuko bavuga ahantu navuye naje ari insazi. Uribuka ukuntu we wambwiye ngo wagurishije inkoko yawe kugira ngo ugere i Kigali? Iyo ntiyanjye nanjye yabigendeyemo. Mani ni haso ubundi utazavuga ngo hari ikintu uzabona cy'ubuntu. No uvuze gutyo mise nibuka, ese ubona nk'abajene nyine b'abasirimu basa neza bameze nkatwe nyine gutya tuba tumeze, umujene usigaye ubona ntago abajene bafite amafaranga ahagije wenda, noneho kubijyanye no kuba banakunda, aho usanga nk'umujene asigaye atinya nko gutereta umukobwa akikundira umumere, ngo umumere niwe uzamufasha kwishyura inzu, ntuzamufasha kuba yakambara neza, umumere niwe uzamuha imodoka. Si wowe wemeranya n'umuniga ushobora gukunda umumama w'abandi? Umuniga ubwo yarayobye Mani. Icyo gihe nibyo nakubwiraga nyine kudashaka gukora, ukumva ko nyine ushaka ibintu by'ubuntu. Mani nta cy'umuntu ubundi gihari, icy'ubuntu gifite ibibazo byinshi. Gute wumva umuntu azaza akakuremera buri kimwe cyose, umuntu yatandukanye n'umugabo we yakundaga babyaranye, wowe uri ikikaho gufata ahubwo nk'umuntu igikoresho nyine. Mbese imbaraga nizicika ejo bundi bazaba kigusabwa. Wagize ikibazo se ahubwo cyadana, igira ikibazo wenda ukora impanuka, uwo muntu azawukurikirana mwapfanaga ikintu kimwe, azaba kikubaza. Ushatse kuvuga ko wowe utakundana n'umumere w'abandi, umumama w'abandi? Huzo kabisa. Njye ariko umumere njye twakundana mani. Mwakundana bitewe tu ko ntabwo njye nakurikira ayo mafaranga n'inzu. Wowe waba ukurikiye iki? Ariko urukundo rw'abamere ruraryoha mani. Urukundo rw'abamama ruraryoha byatari. Wagize amahirwe yo gukundwa n'umumama ntabwo wakwifuza gukundana n'abakobwa cyangwa nawe umaze guhinduka sha. Oya mani, njye nyine ndabizi ko byigeze kumbaho, ahubwo nuko abanega bubu basigaye nyine barabyize nk'aho ari business. Kumva ko nubwo bagiye gukundana ariko wa mumere azamwishyurira inzu, mbega azajya amufasha nk'ibintu byose. Mu gihe wenda njye binambaho yari urukundo rusanzwe. Aba ari urukundo rusanzwe, aba ari urukundo rusanzwe. Imana yagiye umuntu nyine ashaka kunananwa n'undi akaba yakwikundira bisanzwe, atarimo nyine wenda byo kuvuga ngo nishuga mami, ariko ari ukuvuga ngo nyine mu gihe nakwikunda ibyo ntari wenda byumva. Ariko byo kuvuga ngo uzitereka uvuga ati ngenda ashyiraho akantu ngo nakora umwitozo ngiye ngo umubere ngo azandukirita. Uvuga ati ngiye gukora agatuza ka danje muri fresheri yanjye, ngende hariya njye mpagarara abagore bandebe bankunde banyishyurira inzu bagure. Wari uzi n'abajene byagiye bibaho kenshi ubu birangira bamuzi nyine byarangiye gute? Ari uzi byarangiye neza se? We mani wowe kura amaboko mu mufuka dukore mani twataka ikibuga ikegere mani umuntu ufite ibicaro ukuntu abayeho neza se. Cyazo kwibona ko bigoye se mani. None reka nkubaze, uzishinga umupeti mani yavutse wabikofi barayimuteganyirije. Rega sinandi kurabona ni kubwira mani rubanda rwinshi. Aho peti mani bakenshi bose bashaka kuba mani bashaka kujya ibiceri gusa, ushaka gusa nk'umuntu mani wakoreye ibiceri ntuzi ngo yakuye mani baragutinga ndagaswa baragutinga.
abajama ariko benshi basigaye n'abatinganyi, ese barabafata basigaye n'abatinganyi kuko ujya kubona wa mugana umuntu arakubwira njyewe nisinize kuzakura ku gihumbi cy'idolari ngo ubuse ngo nzagikoraho ngo ngikuye ngo ubuse ngo Fab mbonye ahantu bakiyimanga ubu nabura kugikorera. Ariko ibaze niba nyine umuntu akubwira ati njyewe mbonye aho bamwe igihumbi nakemera bakambomora, ari umujama man. Ubu ngubu nyine man y'imitekerereze, ariko biriya bintu man ubufu byatari. Erega natwe kuba turi abakozi bibe bifite aho byaturutse ni mwizo mvune, ariko kera badutozaga gukora. Abantu batagira ngo nanone buriya ukuntu twahereye tuvuga kare ntabwo ari uko hari icyo twagezeho cyatari. Twe turashishikariza abantu nyine gukora, no kuvuga ngo twebwe ikintu turimo turashimira Imana ukuntu yaturinze twaduhagaze hano uko turi babiri uko twahoze turi inshuti tukaba tukirana tugihumeka umwuka bazima. Ni urukundo twagiye nyine kuko twagumanye hamwe. Abantu batuzi baratuzi buriya, unzi aramuzi nawe unzi nako umuzi nawe aranzi. Ni ukuvuga ngo twebwe ikintu twakoze nuko twashyize hamwe, nta bushobozi n'utwa dufite ahubwo twe nuko twabonye ko turabahasara guturuka noneho mu misozi Imana ubundi abapete ku cyaro Imana bari babi. Ni ukuvuga ngo ubuzima twebwe tuba twaravukiyemo nibwo buduteza imbaraga zo gukora cyane. Uzi nk'umupeti uri mu cyaro wese bawe nyotewe kujya i Kigali, aba yumva nyine ko i Kigali ngo ari ahantu nyine ngo hari byose. Peti uzaza nawe ubone buri kimwe, wowe ni uguhangana man, ibyo byose birahari tu. Yes, hagati ariko abadukurikiye bazajya bakuramo amasomo menshi, n'uburyo wazi Kigali, n'uburyo wakitwara ukihagera, n'uburyo wakurikiza nyine kugira ngo habe neza. Wowe ujye dukurikira uzajya wimenyera amakuru make muri uyu mujyi, umenye ko wahibesha. Turashimira buri muntu wese udukurikirana man, mudusapotinga kabisa, mudukorere sub, mukoreshe kabisa kuri Oliviston TV, kuri TikTok ni Oliviston, iwana mugahita Instagram ni Oliviston. Ni ukuvuga ngo twebwe turabashera bafite umutima mwiza, twebwe turakeye ku mutima man. We ujye mureka twigana tubahe ibiganiro byatanje. Reka dusoze.